gihubuka umuntu akakwitegereza atura mugore ni mwiza we bigukunasa ni cyuki ugatangira kora by'indimo turiya ntamujyanye mu rugo se naba ndi umugabo kandi Imana yamuhaye ubushobozi saho mubi bihubutse mugahubuka ese ubwo kubaka urugo bihuriye he n'imiterere y'umuntu narababwiye ngo iyo umuntu agiye kubaka ntabwo irangira igira imbaraga nk'itafari mw'abantu kuko inzu itarimo irangi umuntu yayibamo ariko idafite itafari ntago wayibamo babona wambaye igitenge bati dore umugore babona ugenda rwose wambaye ibubu cyangwa usohokanye n'umugabo umwe muri mu modoka imwe mukinjira mu rusengero umwe agakata mu kudiyakona undi agakata mu kuririmba ariko ikimungu ukakibana uri umugore cyangwa ukakibana uri umugabo ibyingo bizwi n'abazirimo mwebwe mwirirwa muvuga ubusa muziki hanyuma rero uricaye uti kubera ko umugabo amfata nabi mfite abagabo benshi banyirukaho ugatangira ukajya kwiruka muri Devorce aho ngaho wijyanye mu itanura ry'umuriro reka nkubwire wishyize umugozi mu ijosi bagutegereze barebe ukuntu ugiye gusambuka jugunya utuguru ugahita uhera umwuka ukoze ikosa rikomeye ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe ni kuri M.Charlene official aho dukurikirana ibiganiro bitandukanye tugakurikirana impuguro ndetse n'inyigisho nizere ko muguwe neza nizere ko umwami Imana akomeje kubarindira aho muri kandi nizere ko kuboko kw'Imana gukomeje kuba ku buzima bwanyu turabakunda kandi n'Imana irabakunda niyo mpamvu tuba turi hano turahari ku bwanyu kugira ngo mwaguke kandi mwunguke murushaho kumenya ubuzima kuba mwisi muri abakirisitu kandi kugira ngo mutegure urugendo rujya mu ijuru ni naha muzarutegurira tugomba kwiga inyigisho rero zitandukanye buriya binabaye ngombwa mbishoboye nabazanira n'ubigisha guteka buriya mbishoboye nabazanira umuntu ubigisha ibintu byose kugira ngo ubuzima bugende neza kuko ubugingo buba mu buzima ubugingo buba mu mubiri mwiza kwita ku mubiri ni byiza ariko ukawitaho mu buryo bwo kubaha Imana no kwita ku bugingo naho kumenya kwita ngo ku bugingo gusa burya abenshi ntazagira ubashoka umuntu utazi isomo ry'ubuzima ntashobora no kuzamenya isomo ry'umwuka ahubwo umuntu ubasha kumenya iby'umwuka nuwamaze no kumenya iby'umubiri kugira ngo abashe kubivangura kuri M.Charlene rero nababwiye ko ntazabigisha Bibiliya gusa ni nayo mpamvu hari aho mubona ntakunda kuyifata Bibiliya twarayigishijwe bihagije ariko nta nubwo twigeze tuyifata uko bikwiriye kuko umuntu uzi Bibiliya bya nyabyo atari iby'imihango n'imigenzo abasha kubaho mu buzima busanzwe kandi akaba n'umuntu usobanutse muri aka kanya hari ikintu nifuje ko tuganiraho ibintu ntafitiye amakuru sinshobora kuza no kuri kamera ngo nze kubivuga ikindi sinshaka kuza kuvuga kuri kamera ibijyanye n'inyungu z'ibyo ndarikiye sinshaka no kuza kuvuga ibijyanye n'inyungu zawe ku giti cyawe aha ngaha ndi ngewe mpari kubw'inyungu z'abantu benshi ntazi abo nzi nabo ntazi abo nzahura nabo nabo ntazahura nabo aha ndi kubw'inyungu z'Imana ndetse n'abantu yaremye bishatse kuvuga iki singomba kuza kuvuga ibyo nishakiye hano nubwo ndi kuri M.Charlene official afitiye ubushobozi bwo kuhavugira byose kuko nzi neza ko nta jambo na rimwe tuvuga ritazajya mu rubanza kandi ibyo dusohora mu kanwa kugira ngo tubyigishe abantu nimba ari ibintu bibi turi kwigisha abantu niba bifata bakabikurikiza icyo gihe tuzikorera intumbi zabo tuzishyire ku mutwe ku munsi w'urubanza kandi nimba ari ibintu byiza byubaka tubwire abantu kugira ngo bakizwe kandi bakomere bagubwe neza mu gakiza ibyo bintu Imana izabiduhera umugisha kandi tuzabibonamo inyungu nyinshi ni muri urwo rwego rero ngenda ndeba ibintu bikwiriye nagiriye umugisha wo guhabwa amakuru n'Imana ubu ikintu cyose ushaka kumbaza mu bintu bijyanye no kujya mu ijuru ntago nakuburira igisubizo kuko hari ikintu njya mvugana nayo kuko mba naje mu izina ry'Uwiteka kugira ngo ntange amakuru yizewe abantu b'Imana basobanukirwe hanyuma Imana ihindukire nanjye impumugisha aka kanya ndashaka tuganire ku kintu kimwe
ndashaka tuganire. Hari ibintu byinshi bimaze iminsi bicanga abantu, twagiye tubivuga ariko tubivuga mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bundi. Uyu munsi ndashaka kubisobanura neza uko umwuka abimpa cyangwa uko yabimpaye. Sinshaka kubivuga kubw'inyungu zanjye, sindi bubivuge kubw'inyungu zanyu, ahubwo ndabivuga kubw'inyungu z'Imana n'abantu yaremye. Hari ikintu ushaka kuvugaho cyitwa divorce. Ndashaka sobanure kuri divorce. Ibi bintu mubyumve neza kugira ngo hatazajya habaho guciraho abantu imanza no kubafata uko batari. Hanyuma kandi nk'abantu tujye tumenya aho tugarukira, ibindi tubiharira Imana. Nongere mbibutse ko ntabwo ari twebwe dufite igitabo cyo guca imanza, nta nubwo dufite umuriro utazima, nta nubwo ari twe tuzaciraho abantu ihwiteka, nta nubwo ariko binakwiriye. Divorce tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana. Turareba muri Matayo ibice 19 umurongo wa 6 havuga iki? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 19 umurongo wa 6. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Subiremo. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umwe. Nuko icyo Imana yateranyije ntihakagira umuntu, icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Ni iri jambo ry'Imana nagira ngo dusome, hanyuma mbabwira ahantu ushaka guhera. Ibi bintu ushaka ko tuvugana nzabivuga mu byiciro bitatu kuko nibyo numva nahawe. Nibiba ngombwa Imana ikampa ibindi bizaguka, ariko iri jambo ndi gusoma nsomye ryo nzagyifatishisha mu bintu byinshi. Iri jambo Imana yaryaguye muri nge, icyo Imana yifatanyirije ikagishyira hamwe ntihakagira ugitandukanye. Ahangaha tuzareba abantu bagira uruhare mu gutandukanya abashakanye. Tuzareba hari imiryango, hari abantu ku giti cyabo, hari abantu ubwabo ku giti cyabo, hakaba n'amatorero. Aha hantu tuzareba imiryango igira uruhare mu gutandukanya abantu, kandi urwo rugo atandukanyije ari Imana yaruteranyije. Tuzareba na ba bantu bajya bakoresha uko bashoboye, izo ni za derira z'abagore n'abakobwa, kugira ngo batandukanye abashakanye, begukana abagabo babo cyangwa begukana abagore babo. Ahangaha tuzareba insengero, abantu bafite insengero bamwe bafata umugore n'umugabo bazi ko basezeranye imbere y'amategeko, bakabatandukanya bakabashyingira abandi. Urumva ibi bintu bikeneye ubwenge bw'Imana n'umwuka w'Imana ukomeye no kugisha inama Imana, kuko abantu Imana yafatanyije nabi itafatanyije kugeza iyi saha ntawo bizi. Niyo mpamvu ibintu byo kuzana ikene wabo, cyangwa mukazana ubunararibonye mufite, cyangwa mukazana ibijyanye n'icyerekezo gusa, hatariho kuyoboza Imana inzira, hazabaho imivumo izagibwaho n'abantu benshi, kandi bikabazabatera ingaruka z'ibihe byanyu byose. Bishatse kuvuga ushobora guteranya iby'Imana idashaka ko biterana, ushobora no gutandukanya iby'Imana idashaka ko bitandukanye. Niyo mpamvu ibintu by'Imana byitiriwe Imana ntitugomba kubikora uko tubyumva. Hagomba kubaho umwanya wo kwegera Imana no gusenga, hanyuma tugakora ibintu bijyanye n'ubushake bw'Imana. Bitari ibyo ngibyo, hari ingo nyinshi zizikorezwa abantu, zikorezwa abapasiteri n'abashumba, muzikorere ku mutwe kandi mutazaryinjiramo ijuru. Imana ibaha ubwenge n'imbaraga. Ndahera kuri iki. Ese divorce ni icyaha? Abantu beje divorce ni icyaha? Ngenda kubwiye ndi imbere y'Imana, divorce ni icyaha.
ikindi icyo navuga ngo ariko icyitonderwa ndasubiramo divorce ni icyaha ndavuze ngo divorce ni icyaha shinge no kuri Bibiliya divorce ni icyaha kandi ikindi mwabantu ibintu nibitunanira kubikora no kubibamo ntitukabyeze ngo bibe byiza kubera ko twebwe byatubayeho mbibutse ko ntigeze nkora divorce nimvuga gutyo sinigeze nkora divorce ngewe nta muntu nigeze mbeshya ngo tuzatandukanwa n'urupfu ndarengana tuzabivugaho mu buryo burambuye hanyuma navuze ngo yego divorce ni icyaha ariko icyitonderwa nakamukumve dore ko muzi kureba titre mukareba thumbnail ukumva akajambo kamwe mu kiganiro ugahita wirukanka ukajya kuvuga ujye ukurikirana ikiganiro ariko nutanagikurikirana ntukajye kubara inkuru z'ibyo tumvise navuze ngo divorce ni icyaha ariko icyitonderwa tumaze gusoma ijambo rivuga ngo Imana yifatanyirije ntihakagire ugira gute ugitandukanye twakoze amakosa menshi tutarakizwa cyangwa tutarakizwa neza tumaze gukora ayo makosa rero bidutera ingaruka narabiteguye mu makosa abantu bagiye bakora batarakizwa cyangwa batarakizwa neza ngo bamenye ukuri harimo nayo gushaka abantu batabajije Imana muzi ikintu ndi gushaka kudafata itaka ngo turitemere ku bantu bakoze divorce mu makosa abantu bakoze menshi batarakizwa cyangwa bakigera mu rusengero ngo bakizwe neza harimo n'ikosa ryo gushaka abantu batayoboje Imana inzira gushaka mu buryo bwo guhubuka birwaniriye iyo wirwaniriye wirengera ingaruka z'ibyo wakoze twakoze amakosa menshi tutarakizwa neza harimo n'amakosa twakoze tumaze gukizwa mu makosa twakoze harimo no gushaka kwa benshi biyoboye banze kurindira Imana no kuyigisha inama niyo mpamvu dukwiriye kudacira imanza abayikoze kuko ibintu byose twakoze mu butamenya ntabwo Bibiliya bitubaraho icyaha ndumva noneho telefone nayishyira hasi yo nateguriyeho ibiganiro hanyuma tukaganira gutya nababwiye ngo iri jambo rya divorce turariganiraho mu byiciro bitatu turariganira mu byiciro bitatu turi burebe nimba koko warashatse utayoboje inzira Imana cyangwa ukaba warashatse utarakizwa nyuma ugakizwa ukiyobora turi bukora iki umugabo nakunanira umugore nakunanira tuzabireba ese nushaka kongera gushaka uzabigenza gute icyiciro ngiye guheraho cya mbere ni icy'abantu biyoboye batagishije inama Imana ariko ndabisobanura nifashishije ririya jambo twasomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 19:6 iki Imana yifatanyirije ntihakagire ugitandukanye mureke mbabwire tujye dukoma urusyo dukoma ingasire kandi tujye dusobanura ibintu uko biri buriya mwarabibonye impamvu ntajya nshiraho iteka bakoze divorce ni iri jambo rivuga ngo iki Imana yafatanyije ntihazagire ugitandukanye naricaye nganira n'umutima wanjye buryo utagize n'ubwenge bw'Imana wagira n'ubwakaremano kuko nayo nibwo yaburemye naricaye nanjye divorce ndayanga ntago nyikunda kuko hari amakuru menshi mfite abantu bakoze divorce ntago ari byiza kandi ikindi nzi ko abantu benshi bakoze divorce batayishakaga hanyuma ndibunakubwire nawe utarayikora ariko uri mu nzira zo kuyikora iri jambo twasomye ko rivuga ngo iki Imana yifatanyirije ntakagira ugitandukanye
iri jambo uritekerezeho udafite ibintu by'ibiki mu mutwe wawe, uritekerejeho utuze je udafite umujinya na bya bintu byanyu by'ibitutsi ntazi aho mwabikuye. Umuntu yibaza ngo abantu barabumbwe cyangwa bararemwe. Iri jambo ko ritubwiye ngo icyo Imana yafatanyije ntakagire ugitandukanya, icyo yateranyije ntakagire ugica, icyo yadoze ntakagire ugitatamura. Ubu rivuze iki? Ntirishatse kuvuga ko hari n'iby'Imana itigeze ifatanya. Niko kuri. Icy'Imana nicyo bivuze. Icy'Imana yifatanyirije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Icy'Imana yiteranyije ntihakagire umuntu ugica. Bishatse kuvuga ngo hari n'ibintu Imana itigeze ifatanya. Aha hantu kuki muhirengagiza? Ariko nanjye mu myaka maze amezi 4 cyangwa 5 iri jambo aribwo ndisobanukiwe neza icyo rivuze. Icyo Imana yafatanyije ntihakagire umuntu ugitandukanya, icyo yateranyije ntakagire ugitandukanya. Ese nimba ari icyo Imana yifatanyirije, ubu ni hari n'ibindi abantu bifatanyiriza? Niko kuri. Nasanze iyo abantu bagiye gushaka, hari igihe umuntu aba umuranga akaguhuza n'umuntu kandi mugahura bigakunda. Hari n'abantu bahuye muri ubwo buryo, mwagerayo ntibikunde. Hari abantu barangiwe n'imiryango, hari abantu bahuriye ahantu hatandukanye, hari abahujwe n'abandi. Bishatse kuvuga hari ibyafatanyijwe n'abapasiteri ubwabo ku giti cyabo, hari ibyo twifatanyirije ubwacu, hari n'ibyo twafatanyirijwe n'abantu, hari n'iby'Imana. Imana ihabwa icyubahiro ubwayo iri mu ijuru ryayo ryera, yicaye iravuga ngo umukobwa wo kwa runaka n'umuhungu wo kwa runaka ninjye Uwiteka nzabahuza. Ibyo bintu bikora mu bumana bwayo, irabishyigikira ibiteraho kashe kandi irangije irabisinyira. Hanyuma mwabantu mwirirwa muvugiriza induru abantu bakoze divorce, n'abagiye gushaka ngo ishuri 2, n'abagiye gushaka ishuri 3. Reka mvuge ngo uwaguha abagore bo kuri YouTube n'abagabo batandukanye n'abagabo harimo na mama M.Charlene, Imana ikakubwira ngo nkorera urutonde, uhere kuri mama M.Charlene ukurikizeho Mutesi. Ndi kuvuga ibiriho, sinjya wihereyeho. Ukurikizeho Mutesi, ubu noneho gafaranga ni ugezweho, ukubiteho na gafaranga, ukubiteho na Line Gahongayire. Abandi ni bande ba divorceje? Ariko hari n'undi mugore nabonye ariko utwiha, nkurikiye amakuru y'ubuhamya bwe sanga nawe ari ku mugabo wa 2, ariko narumiwe koko. Okay, izo ngo nizo abo bantu ngira ngo nibo bantu bahuye n'ibihosho cyane, ariko ngiye burya sinasezeranye. Ariko reka nifate nkaho nanjye nasezeranye, kuko nanjye mumvugiriza induru ngo nanze gusubirana n'umugabo nubwo mutazi impamvu. Yego ako gaciyemo. Uwakubwira ngo reba abagabo bakoze divorce, ubwo ndakubitamo na Korode pasiteri n'abandi benshi barahari, benshi bakoze divorce. Uwakubwira Imana ikakubwira yo mu ijuru, ntabwo ari mama M.Charlene, ngo fata urupapuro unyandikire ingo ngewe ubwanjye niyubakiye nk'Imana, izo nifatanyirije uzishyirire hano, hanyuma nkorere urutonde rw'abantu bifatanyije narwo urushyirire hano, hanyuma ukora urutonde rw'abafatanyijwe n'abandi narwo umpiyo raporo. Abantu ndi kuvuga ni abantu bajya batera comment nk'izo. Bamwe mwirirwa muvuga abantu bashenye ingo, barimo barakora umurimo runaka, akoze divorce none agiye gushaka undi, ubutane ntibwemera. Aho hantu ngewe nzabivuga mu byiciro byose. Ni nasoza iki kiganiro nabivuzemo, nabiteguye ni ibintu 3 nzabikora bikurikiranye kugira ngo mwumve ibi bintu, ubu butumwa. Uwakubwira wenda ngo ujye mu mudugudu waho utuye, kumwe habaho ibarura, cyangwa bakakubwira ngo ujye mu rusengero uyoboye, ukore urutonde rw'ingo rw'ibyiciro 3. Ingo zubatswe n'Imana ariyo iziteranyije, ikakubwira ngo unkore n'urutonde rw'abiteranyije, abahuye nyene bakibanira,
ukore n'urutonde rw'abahujwe n'abantu. Urwo rutonde turi imbere y'Imana warumenya. Vuga ngo ntiwarumenya, nanjye ntago nabimenya, ako kazi sakacu. None se nimba ntabasha kubimenya, Bibiliya ikabitubwiye ngo Imana yafatanyije ntagire ugitandukanya. Nimba ntabasha kubimenya, ni gute abantu bazaza bose nkabaciraho iteka ngo bakoze amahano kuko bakoze divorce? Ikintu tugomba gukora ni iki? Tugomba gukora ngo ibitatureba tujye tureba hirya. Aka kazi ni akazi gakomenda kubwiza ukuri, nta mwana w'umuntu wabasha gusobanura ibi bintu. Hanyuma tugakora ikintu cyo kwirinda gucira abantu imanza, kuko hari abo muzacira imanza barahuye ari abapagani. Burya iyo umuntu ari umupagani ahomba buri munsi, bakibanira uko babyumva. Ariko Imana ifite undi yakugeneye n'undi yaguteguriye, muri kwa kwiyobora kwawe ukabwahagirana. Wamara kubwahagirana ugashaka nabi, bikaba ngombwa ko utandukana. Kandi Imana ntibigireho ikibazo kuko ntago yigeze ibiteranya, ntiyari ihari, ntiyari ibirimo, nta nama yabaye, ni ibintu twapfundikanyije. Iyo abantu bapfundikanyije ibintu, gupfunduka bigize gute? Biroroha. Simvuze ngo dushyigikire divorce, ariko n'abayikora two kubaciraho iteka. Naha nagira ngo tuvuge rero, ni iki nagira ngo sobanureho. Nzababwira ukuntu uwo muntu wibeshye, ariko ko ndumva ashatse nanakavuga. Nibyo waribeshye, warirwaniriye, ushaka umugore uhubutse. Nimujya muhubuka se? Murahubuka kandi n'ubu nabonye ntabwo bamugira. N'ubu mbona mugihubuka. Umuntu akakwitegereza atura mugore ni mwiza we, bigukunasa ni icyuki. Ugatangira kurabya indimo turiya ntamujyanye mu rugo se naba ndi umugabo kandi Imana yamuhaye ubushobozi. Saho mubi bihubutse mugahubuka. Ese ubwo kubaka urugo bihuriye he n'imiterere y'umuntu? Narababwiye ngo iyo umuntu agiye kubaka ntago irangira igira imbaraga nk'itafari mw'abantu, kuko inzu itarimo irangi umuntu yayibamo, ariko idafite itafari ntago wayibamo. Abantu bajya bahubuka ari n'abarokore, kandi iyo umuntu ahubutse ari umurokore, ikintu abasigaje ni ukuhanga amaso Imana, noneho akazinjira mu mahirwe aturutse ku Mana. Amahirwe rero aturutse ku Mana, ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. Ibi bintu ndi kubivuga mu buryo bwo gukizwa, ntago ndi kubivuga mu buryo bwa gipagani mu ntega amatwi. Iyo uhubutse ugashaka nabi, wagera mu rugo ukabona ni muri Gehenomu, wicaye mu itanura ry'umuriro, ukavuga uti uyu mugore ni umwobo, niho nzapfira. Ukavuga ngo uyu mugabo ni muri Gehenomu. Ukwiye gukora iki? Ndumva aricyo twaganira none. Ndakora iki? Dore ikosa mwakoze. Mwakoze icyaha cyo kwiyobora mujya gushaka bwa mbere, none nkukoze ikindi cya kabiri cyo kongera gushaka ubwa kabiri utarindiriye Imana. Aha rero reka nkubwize ukuri, uwo ni umugozi ukuri mu ijosi, ikintu ushigaje ni ukuzimanika, cyangwa ukazabivamo burundu ukajya usambanya umuhisi n'umugenzi. Kuko kuba udafite umugabo cyangwa udafite umugore, sinkwemereye ko mwese muzamera nka mama Charlene. Ibi bintu birasharira, nta muntu n'umwe upfa kubibasha. Ahubwo nakubwira ngo nuramire andi mahirwe. Ibyagiye byaragiye, ibintu ntibiri gukunda. Ese ko muri kumwe? Ndahera ku bari kumwe. Ukimara kubona ko bitazavamo, wagerageje uburyo bwose ko uyu mugore utazamushobora, ukora ibishoboka byose, ubona uyu mugabo ntibizakunda, hanyuma uri bukora iki? Dore ikosa mwakoze. Arangira gutya se, sifite abagabo banyirukaho. Urumva ko mwakoze ikosa mukaba muri kongeraho irindi, fite abagabo banyirukaho. Ubundi abagabo bakwirukaho ubona ari bazima? Fite abagabo benshi banyirukaho, fite abasore benshi banyirukaho. Umusore muzima se yiruka inyuma y'abagore?
cyangwa umugabo muzima yirirwa yiruka inyuma y'abakobwa? Iyo utinyuka kubwira abantu ngo ufite abagabo benshi bakwirukaho, iryo jambo ryonyine, abagabo bakwirukaho n'abasore bakwirukaho, nta muzima, kuko umuzima ntago yakwirukaho. Burabara abasore bazima ntibiruka ku bagore, hakwirukaho se gushaka wiki, aratuza, ntago akwiruka inyuma, aratuza akaguhamagara mu buryo bwemewe. Abo bakwirukaho dore n'ibyo manzi, ni nk'ibyo ngibyo n'ubundi wari ufite iwawe mu rugo. Noneho aha kugira ngo uce bugufi ubwire Imana ngo uyu mwobo ni njye wawizanye, nk'ubu ngewe urugo rwanjye ntago nigeze nitakana Imana. Hari igihe nigeze ndira mbwira Imana ngo umugabo wampaye icyo kora yaranshubije nayo ntirya ruswa, irambwira ngo namuguhereye hehe? Namuguhereye he? Sawa rero, ubwo se nari kurenzaho iki? Nari kurenzaho iki? Aho nahuriye nawe si mu rusengero, ntago nari mvuye mu yibiri, nibyo kwiriza ntabyo narinze, sinari umurokore, sinigeze nyibwira nshakira undambagirize. Ubwo njya kwitakana Imana ngo umugabo wampaye njye kwitesha umutwe yamumpereye, ni njye wamwihaye. Ikindi njye nta n'umuntu wamumpaye, nta waduhuje, ni njyewe. Nagombaga rero kurwikorera nkirengera ingaruka, ariko hamwe nuko nakiriye, haleluya, umwami Yesu. Nkamara kumwakira nagombaga noneho gutuza nkameranya nk'intama, nkabwira Imana nti noneho unyiyoborere. Aho rero iyo igiye kukuyobora hari ukuntu ikubwira iti nje kumuguhindurira. Mureke mbabwire mw'abantu, hari abagore n'abagabo bazabatizwa bakaba beza mu ngo zabo, tujye tuvugisha ukuri, bagahinduka. Hari n'abazarinda bapfa bakajya ikuzimu batarahinduka. Suko mpyisi yavuze ati murangije kaminuza bamwe muzajya Rusororo abandi muzaba Ingegera, sibyo yavuze? Burya niko kuri. Muri ubu buzima ibintu byose birashoboka kandi utarabihisemo. Hari abagabo bazakizwa, hari n'abagore bazakizwa bagahinduka bakabera umugisha ingo zabo. Hari abagabo bazasubirana n'abagore babo bakubaka urugo ibintu bikamera neza. Hari n'abazatandukana burundu nk'abatarigeze kubana. Ntimukigira abanyabwenge ngo mushake ko ibintu byanzurwa mu buryo bwanyu. Imana ifite ikintu igomba gukora. Ahubwo ndakubaza wowe, umaze kubona ko bidakunze, wa mugore we, ukabona ko wahubutse uri umurokore, ukabona ko wahubutse utarakizwa, ukaza mu itorero warahubutse, tugiye gukora iki hano kugira ngo turamire andi mahirwe dusigaranye ku Mana? Ikintu ugomba gukora ni nka kimwe wibagiwe gukora mbere mutarabana. Nta kindi usibye kwicara ukayoboza Imana, ukayiyoboza inzira, ukayibwira uti umva, utitaye ku rutota gushyiraho, utitaye ku bugoma gukorera. Sha mu ngo haba ubugome, utaranigwa agaramya agira ngo ijoro, mu ngo haba ubugome. Mureke mbabwire, umuntu agukubita atagukozeho, umuntu agafata umutima wawe akawucamo nk'ubupande 10, nta n'urwara yakuriye. Umva ko abagore bajya kurega muri RIB, wajya muri RIB usumurega iki ko nta kimenyetso gifatika bafite. Umuntu arakubaga akakwica uhagaze, ukagenda uri intumbi, mwarashakanye, babona wambaye igitenge bati dore umugore, babona ugenda rwose wambaye ibubu cyangwa usohokanye n'umugabo, umwe muri mu modoka imwe, mukinjira mu rusengero, umwe agakata mu kudiyakona, undi agakata mu kuririmba, ariko ikimungu ukakibana uri umugore cyangwa ukakibana uri umugabo. Ibyingo bizwi n'abazirimo. Mwebwe mwirirwa muvuga ubusa, muzi iki? Ko mwebwe murebera inyuma y'urugo mugahengeza ibibera mu cyumba murabizi. Abagore baboze imitima n'abagabo baboze imitima. Kandi ikintu kikwereka ko ibintu bikomeye, ibibazo by'ingo ari Imana izabyikemurira. Hari ukuntu umugabo agutesha umutwe cyangwa umugore, ugafata ibimenyetso ukabishyira RIB. Abagabo bo mu minsi y'imperuka rero witonde we, ntabwo wapfa kumubonera ikimenyetso cyihese. Kihe? Ko hari amagambo akubwira se utiteguye ngo muri coding. Ujye utinya umugabo uva gusambana, yarangiza akaza akabwira umugore we, akambwira ati nge mvuye gusambana nabikoze wa gicucu we cy'ikigoryi, akagutuka.
ubundi ubona uri umugore cyangwa ubona uri uruki? Hari n'ibindi ntavuga biteye isoni. Ubwo si uwo mugore ari bugende abwire polisi ngo iki? Uzi ko hari umugore winjira mu cyumba agasanga umugabo we ari gusambana n'umukobwa ku buriri bwe, yarangiza umugabo akagufata rya tumba wa mugingo nubivuga nzagakuramo yagakuramo we bagabo ba mu minsi y'imperuka amadayimoni. Ngaho nimba avuze ngo azagakuramo se kutigeze umufata amajwi ngo muri coding mu kamere urajya muri ribu yibwira ngo iki? Ariko mureka mbabwire, nimba hari ibintu Imana ya Isiraheli igiye guhagurukira nibyo abagore n'abagabo kuko bimaze kuyitera isesemedo byayigeza aha. Kandi niza guca urubanza ntabwo izaza ntabwo izaza uko muza, nta nubwo izabyanzura nka kumwe mu bitekerezo, kuko ni Imana imenya ukuri ikamenya ibyabereye. Bimwe utabonera ibimenyetso jyana muri ribu, nibyo utabona uko ujyana muri polisi, Imana yifite ukuntu ibyikemurira. Ni nayo mpamvu ushaka guhumuriza abagabo bameze batyo n'abagore bameze batyo. Nimuhumure nubwo nta bimenyetso mufite, Imana iba ahirengeye, Imana ikunda umuryango, hizi ikintu izanzura, ntabwo bizaguma gutya. Hanyuma rero uricaye uti kubera ko umugabo amfata nabi, mfite abagabo benshi banyirukaho, ugatangira ukajya kwiruka muri Devorce. Aho ngaho wijyanye mu itanura ry'umuriro. Reka nkubwire, wishyize umugozi mu ijosi bagutegereze barebe ukuntu ugiye gusambuka, jugunya utuguru ugahita uhera umwuka. Ukoze ikosa rikomeye. Ubwo uzi ikintu wari ukwiye gukora, ubonye bitazakunda na gato, warakoze ibintu byose bikanga, ca bugufi Imana iguhe plan, iguhe mapu. Kandi mureke mbabwirire hano kuri kamera, abagore bashenye ingo bibaturutseho n'abagabo bashenye ingo bibaturutseho, mukanga kugira gute kwisubiraho. Nukuri wenda ujijisha abantu, wenda nanjye mbajijisha, Imana izabitwikurura, finali ya buri wese niho bizagaragarira, kuko amabi abantu bakora bakihisha byose bizajya habona. Ubundi n'abantuka, reka mbabwire, ntimukiyahuza amagambo mwirirwa mwishyiraho urubanza. Ntago nava mu isi Imana itasobanuye ko ndi rubebe cyangwa ndi umukirisitu, ntago izabikora. Izadutwikurura twese, itwikoreza ibyo twakoreye hatagaragara. Nimba mama Charlene narakoze nabi, sinzava mu isi itabibonye. Nimba ariko naranakoze neza mukanyataka, sinshobora kuzava mu isi Imana itaberetse ko mwanyibeshyeho. Ibyo bintu nimukirwa mucira imanza abantu, kuko buri wese azajya habona. Nimba uri umugabo ukaba ari we wabaye nyirabayazana, kuko abantu basenya umuryango ni babi. Imana ikunda umuryango, kandi umuryango iwuremeramo ibintu bikomeye. Umuryango umuntu wese ugira uruhare mu kwangiza umuryango, ntabwo Imana izamureba icyoroshye, usibye uwakisubiraho akava mu nzira no gutana kabireka. Ariko mu bintu Imana igiye kwitaho nabyo birimo. Hanyuma icyo nababwiraga, ugomba kwicara ukaramira andi mahirwe, ukicara uti Imana rwose narihangitse, kandi uyu mugabo ndabona bitazakunda, ukayereka urutonde, namukoreye gutya, mukorera gutya, mbigenza gutya, mwerera imbuto, ndamusengera kugira ngo ahinduke, none yaranze. Iyo raporo ukayishyikiriza Imana, n'umugabo nawe akabivuga, mugore wanjye nabikoze gutya, nkora gutya na gutya, none yaranze. Ibyo bintu ukabidepoza ku Mana. Ntabwo Imana rero ari umuntu, iguha igisobanuro cya nyacyo kandi gikwiriye. Nuko bitakunda njye nari kubabwira icyo yampaye, ntacyo mbabwiye muzakibona. Igisubizo Imana yampaye nari kukibabwira, ariko kuko bamwe mamumbaza ibibazo byo gushaka kumperereza no kugira ngo mugire gute, gusa ndi kukugira inama kuko ibi nabinyuzemo ndabizi. Iyo uciye bugufi ugasenga Imana ikabona ko noneho uje kuyiyoboza inzira ubishaka unabikunze, ikintu ikora ni ukuri ntabwo wongera kuyoba Imana ireba. Ushobora gusenga ikakubwira ngo ndamuguhinduriye ndi Uwiteka kandi ndamugaruye. Ibintu Imana ivuga ni ibintu bitandukanye.
kandi ibyo izakubwira ntabwo ari byo izambwira. Biriya bintu byanyuma mushaka ko ibintu byose bikorwa kimwe, ntabwo ari ko Imana ibyanzura. Imana yanzura ikiyifitiye inyungu cyonyine. Hanyuma iyo uhise wirwanirira ngo ugiye gushaka undi n'ubundi uhubutse, urakomeza ugahobagira ukarindagira. Umugabo nawe abonye umugore ari ikibazo, umukoreye ibintu byose ubona nta guhinduka guhari. Urangije uti nge abagore ni benshi. Iriya mvugo mukoresha Imana ijye bababarira. Abagore ni benshi, uyu mujyi wuzuyemo abagore ni benshi. Abagore ni benshi, abo wirirwa wifotorezaho urya amafoto, nabo wirirwa ufatiraho furi zawe, nabirirwa bagukiza imisonga, ubwo nabo urabafata ubashyire mu bagore. None iyo mugiye gushaka ko mbona mubura uwo mushaka, ntibaba bahari se? Abo uba warabwiye ngo uri mutima w'urugo, ureba neza, ariko ubaye umugore wanjye twagiraga couple keza, bamwe wirirwa ubeshya ugacukura umutima ukabashuka. Kubera iki gihe cyo gushaka kigero ukabura uwakubera umugore, abo nibo benshi wirirwa uvuga. Ujya guhitamo uwo mushakana, ntabwo wari warakanuye amajisho, warabuze uwuhitamo kandi ufite abo murarana buri munsi. Abagore ni benshi, abagore ni benshi, abashaka ni benshi, ni benshi nyine. Ni benshi ni babandi uzajyana ukabasangira na bagenzi bawe, ni wa wundi uzaguheza inyuma y'urugi wiguriye, ni wa wundi uzabaza isogisi akakubwira ngo genda urirebe mu gitunga cy'abana rimwe, ni wa wundi uzabaza ahantu ishati yawe iri akubwire ngo iri mu gitunga cy'imyenda itameshe, ni wa wundi uzifata nk'agakombe k'abana, n'umwe uzakubwira ngo sinaje kuba umukozi wawe. Abo nibo bagore benshi, ntabwo abagore ari benshi. Imirima n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi, ariko umugore cyangwa umugabo ubereye urugo umuhabwa n'Imana. Nta muntu waguhitira. Wamara kuvuga ngo abakobwa ni benshi, kandi koko barahari. Barahari abakobwa basigaye biteretera abagabo, barahari abakobwa badatinya ko abagabo bafite abagore, barahari baba bashaka guhirika ingo z'abandi bakazisenya, barahari beza wakabyara we, tinkura mukobwa mwiza nashakaho iki ni kofi yawe ashaka. Uzamwima amafaranga ureko azongera kuguterekera amaso. Abakobwa ni benshi barahari. Barahari kandi koko banapfuye ubusa gatwawe. Njya mbareba we, kareba ubwiza bafite nkareba uburanga. Ariko nareba imikorere yabo, kavuge ni mama wakubyara guhombye tu. Abakobwa ni beza, ni beza b'ikimero, ni beza wagira ngo bariremye, wagira ngo bakuriye mu ipamba, ni beza yokoyo we, batagira agatashi ku mubiri, badahengamye, bujuje ubuziranenge, bavamo n'abamisi, ni beza wabona bitanakugoye, ni beza. Ariko reka nkubwire, uwo gushyira mu rugo ngo akubere umugore barabuze. None umuntu ntagira abakobwa 30 asambanya yajya gushaka, kavuga ati subu koko nzakuraho umugore. Hari abajya bavuga ngo babuze abagore ntifata mu bufite, ngo nta muzi murimo. Iyo muri guteretana se uri kumwaka ibintu, hari ubwo uvuga ngo nta muzi murimo, uri kumbwira ngo uri mwiza, uri kumubwira ngo tuzakora ubukwe byari kugira ngo ajye akomeza aza kwihere. Amakosa mwakoze nayo guhubuka bwa kabiri. Ariko we wakubutse bwa kabiri nta cyizere ngo ufitiye, nta nicyo ndi bukurememo. Kuko n'ubundi nugenda ugasanga biranze uzongera ushake bwa gatatu. Hari amahirwe ku muntu washatse rimwe bikanga. Amahirwe sa yo kongera gushaka. Amahirwe nayo kugisha inama Imana ikaba ari iguha umurongo ngenderwaho. Ushobora kwihutira gushaka undi Imana ifite kumuguhindurira. Ushobora kwihutira gushaka undi Imana ibona ko uwo wundi ushatse atari we muzashobokana. Niyo mpamvu mukwiye kuramira andi mahirwe, ukayaramira ariko utiruka ngo ufite benshi. Wowe rero uri mu rugo ukabona ntibiri gukunda, amahirwe arahari umuntu atarahambwa ngo bamugerekeho toni y'igitaka. Amahirwe abagihari. Amahirwe ufite yonyine nayo kuyoboza Imana inzira no kugisha inama Imana, kugira ngo wumve ikintu ibivugaho n'uburyo kuyoboramo. Ndimo ndasoza kuko tuzabivuga ku ma episode. Ikosa mugira n'iryo kurambirwa. Murarambirwa. Kandi ibintu by'Imana
biribwa n'abarambije, abarambiwe bagiye. Kubana n'Imana kugira ngo izafate umugabo uturutse ku Mana imuguhe. Icarurambye umugore uvuye ku Mana ntibapfa kumubona, barakubeshye. Haleluya! Umugabo uturuka ku Mana ntago abaho, ntago apfa kumubona cyenyege. Ariho najya bamagara, mama Charlene rwose usengere ndashaka umugabo ukijijwe n'umugore ukijijwe. Ariko uvuga ngo ukeneye umugabo ukijijwe, wowe urakijijwe. Imana ifata umugabo wayubahe imuhinyatsi. Imana ifata umugore wayubashye n'umukobwa imuhinyatsi y'umuhungu. Si uko ikora. Uyubahira mwubaha kandi uyubahisha nayo iramwubahisha. Iyo utayikojeje isoni nayo nta soni gukoza. Ntabwo Imana ifite ibiryo byayo byo guterera imbwa. Umugore uturuka ku Mana n'umugabo uturuka ku Mana urabanza ukicara ukabikorera. Kubikorera se murabishoboye? Ndakurahiye. Umuntu atandukana n'umugabo uyu munsi mu gitondo, nyuma y'amezi 2 atireka afate mu bantereta abana, kwibana sinabishobora. Ariko buryo umenye bizakubaho wongeye gushaka kabiri, ugashaka mu bundi buryo bubabaje, kwihangana no kwibana wabishobora. Umenye umuriro uri kwirukira, wakicara ukituriza. Kandi kwituza no gutuza no kwitonda byemeza umutware no kurindira. Ikintu mukwiye kwikuramo ngo Imana hari igihe gusubiza itinze, none se reka nze nkubaze. Iyo ugiye ku kagari na gitifu ari gitifu